Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Nyanza humvikanye amakuru mabi cyane, inkuru y'incamugongo aho umugabo yapfiriye mu musarani, gusa nanone benshi baterwa intimba y'icyatumye uyu mugabo apfira muri uwo musarani. Mbese iyi mpamvu yatumye benshi bacika ururondogoro bakagira intimba ku mitima yabo yaba ari iyihe? Ese yaba yatewe n'iki? Mbese n'iki abaturage, inzego z'ubuyobozi ndetse n'abagiye batandukanye baba batangaje nyuma y'uko uyu mugabo yasanzwe mu musarani yapfuye? Ese yaba yaragiye gukoramo iki? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikaba bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kubabaza abaturage bo muri aka karere ka Nyanza. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi bacu, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye, yaba avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Nyanza humvikanye inkuru yateye benshi intimba, aho umugabo yasanzwe mu musarani yashizemo umwuka. Burya koko abanyarwanda babivuze ukuri ngo atari ayawe nakurara mu mubiri. Ibi tubivuze nyuma y'uko umugabo yahawe ikiraka cyo gukuramo telefone yari yaguye mu musarani, ariko biza kurangira ibi byari ibyishimo by'uko agiye kubona amafaranga bihindutse amarira kuri bamwe bo mu muryango we, ngo dore ko yaje guhita aburiramo ubuzima. Uyu nyakwigendera yitwaga Ntazangirwa Jean Claude, yaratuye mu karere ka Nyanza, yapfiriye muri uwo musarani ubwo yari yahawe ikiraka cyo gukuramo telefone yari imaze gutakaramo, ngo kuko yari yishimiye ko ahawe icyo kiraka, ngo kuko abonye icyo aza kugaburira umuryango we. Iyi nkuru ibabaje kandi ikomeje gutera intimba mu mitima y'abaturage batuye muri kariya karere ka Nyanza, bitewe n'iyo nkuru mbi cyane yazindukiye muri ako karere kabo. Yabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo mu kagari ka Mpanga mu mudugudu wa Nyakabuye. Ubwo twakoraga iyi nkuru twamenye amakuru ko ku wa gatandatu w'iki cyumweru gishize aribwo uyu mugabo witwa Ntazangirwa Jean Claude w'imyaka 44 y'amavuko, wari utuye mu murenge wa Mukingo mu kagari ka Mpanga mu mudugudu wa Nkinda, yahawe ikiraka cyo gukuramo telefone mu musarani, ariko ntibyamuhira. Kubw'amahirwe makeya ahita abura ubuzima. Uyu yagiye mu musarani wo kwa Gasasira Janvier w'imyaka 44 y'amavuko, aho yari yagiye gukuramo telefone yari yaguyemo, bamwizeza ko bamuhemba amafaranga ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko biza kurangira uyu wahawe kino kiraka apfiriye muri uwo musarani yari yagiye gukuramo iyo telefone y'uyu Janvier. Amakuru yizewe atugeraho ngo nuko uyu nyiri gutanga iki kiraka akimara kubona ko uwo yari yahaye ikiraka apfiriye mu musarani, yahise akizwa n'amaguru. Kugeza na n'ubu barimo baramushakisha, ariko
kugeza ubu ngubu ntabwo barabasha kumubona aho yacikiye. Ubwo twakoraga iyi nkuru twavugishije umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukingo, Kayigi Ange, atusubiza agira ati turi mu kiruhuko cy'akazi, ati ubu ngubu ntabwo nabona byinshi ntangaza kuri iyi nkuru yumvikanye muri uyu murenge nyobora. Kugeza ubu hakomeje gushakishwa uwaba waragize uruhare mu rupfu rw'uyu nyakwigendera. Ni mu gihe umurambo wa nyakwigendera ku munsi wo ku Cyumweru tariki ya 2 Nzeri 2024 washyinguwe n'abo mu muryango we. Ubwo bari barimo baramushyingura bagaragaje amarira menshi ndetse n'agahinda kenshi bitewe n'uko uyu nyakwigendera yapfiriye muri uyu musarani, kandi yari yahawe ikiraka n'uyu mugabo ngo basiyo aza kwigaragaza akabatera n'inkunga yo kumushyingura. Abaturage bo muri ako karere basizoye bavuga ko uwakoze ayo mahano agomba kuyahanirwa, ngo kuko guha umuntu akazi nk'ako gashobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga aba agomba kubihanirwa. Ibi kandi bikaba byongeye kugarukwaho n'abatuye mu gihugu cy'u Rwanda bibaza ibikomeje kumvikana mu karere ka Nyanza, ngo dore ko kano karere nta gihe gishyira katumvikanyemo inkuru nk'izi zibabaje zica mugongo. Ubuyobozi buhora bugira inama abaturage ko baba bagomba gukora akazi katashyira ubuzima bwabo mu kaga, ako babona kabakururira ibibazo bakakareka. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo, haba ari icyo dushima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduraho mu makuru tugenda tubaha hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa kandi ugomba no gufata iyi nkuru ukayisangiza n'abandi kugira ngo bamenye aho ibyiza biri ko ari hano kuri KN Radio. Reka tugomeze tubifurize kugira umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.